Tugire Yezu na Bikira Mariya abakristo bavandimwe, turagumya kuzirikana ku bitangaza Imana ikoresha umubyeyi Bikira Mariya, cyangwa se ukuntu Imana yemera kutugaragariza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo wa murimo yatangiye ajya gusuhuza Elizabeti mutagatifu ubwo yari atwite umwana Yezu, awukomeze n'uyu munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko by'umwihariko nyine akagira abo yiyereka. Muri uyu munsi kugira ngo tuzirikane ibonekerwa rikomeye ryabereye muri diyosezi ya Brescia hariya mu Butaliyani, aho Bikira Mariya yigaragaje yiyita Rosa Mystica, navuga nti iroza y'amayobera. Ni ku musozi witwa Montichiari hariya muri diyosezi ya Brescia nyine. Yiyereka umwana w'umukobwa icyo gihe witwaga Pierina. Pierina yagize amahirwe yo kurama muri iyi si, kuko yavutse muri 1911 yitaba Imana rwose vuba hano mu 1911. Ntabwo yamaze, wavuga uti yamaze imyaka 100. Niyo byamuhaye rero kugira umwanya w'uko ubutumwa bwe butambuka, ariko no kuba nyine atarapfuye vuba bigatuma haranabona imbuto z'ubutumwa yari yahawe n'uwo bwose mu ntangiriro bitari byoroshye. Uyu mwari rero Pierina Gili, umutaliyanikazi, yatangiye kubona Bikira muri 1947, urumva n'uwavuga mu bihe byacu. Ubwo ni hariya muri komini ya muri Lombardia muri diyosezi ya Brescia, ko maze kubivuga. Avuka mu muryango w'ababyeyi bari baciye bugufi, abahinzi, abaturage, mu by'ukuri bigaragara ko ari abakene, ariko ngo bakundaga Imana cyane. Mu bwana bwe rero Pierina yagiye agira ibibazo byinshi, kuko yabaye imfubyi. Isi yagiye ku rugamba, avuye ku rugamba rw'intambara ya mbere y'isi yose muri 1918, isi ahita yitaba Imana ahari kubera ingaruka z'intambara nyine. Muri icyo gihe rero Pierina ahohoterwa ku buryo bw'ibitsina n'umuntu w'umugabo wo mu muryango wa mama we, noneho amucecekesha, amutera ubwoba. Pierina aza kubizamukamo ku buryo bugoranye, ariko mu gihe byamaze kumenyekana nyine, ku buryo yagize ubuzima bukomeye cyane. Ashatse kujya mu bihaye Imana benshi, imiryango myinshi igenda imushyira ku ruhande. Yiga duke yari ashoboye kwiga, aturangije atangira gukora mu bitaro bya leta ahitwa Desenzano hariya mu Butaliyani. N'ubundi ibyo bitaro byashwaga n'ababikira, aho niho nyine ibanga rikomeye ritangiriye. Byashwaga n'ababikira bitwaga abagaragu b'urukundo, nako anavuga nti abaja b'urukundo, ko ari ababikira, les servantes de la charité, abaja b'urukundo. Aho ngaho arishima, abanezerewe n'ibiki byose, ariko ntiyashobora nyine kwinjira muri uwo muryango. Cyakora arushaho kuba umuntu usenga kandi ukomeye cyane. Ku itariki rero muri 1944 baza kumusangamo indwara ya meningite. Meningite ni irya ndwara ihina ingingo. Noneho babona ko uburyo arwaye, abaganga baravuga bati uyu muntu n'ubundi indwara irarenze, igeze kure, nta kizabuza kwapfa. Ariko kuri 17 z'ukwezi kwa 12 1944 abonekerwa n'uwashinze uwo muryango w'abaja b'urukundo, witwaga Mariya w'umusaraba utatse indabo. Mariya w'umusaraba utatse indabo niryo zina yari afite, wari warashinze nyine abo baja b'urukundo. Amubonekera aramubwira ati ntugire ikibazo, ntabwo uzapfa, uzakira.
urumva abaganga bamaze kuvuga ko uwo muntu byarangiye. Buri umubonekeye aramubwira ati wigira ikibazo rwose uzakira. Uretse gukora gushyingura umukecuru mu myaka 88, noneho icyo gihe tumushyingura mu buhamya bari batanze, umwe mu bahungu we aravuga ati mama afite imyaka 46 bavuze ko ashigaje amezi 3 yo kubaho kubera ko yarwaye kanseri. Ati mama arambwira ngo abo babivuga si bo mana, jye nzabaho. Ubwo uyu mukecuru abaho igihe kiza kugera muri myaka za 70, muganga aramubwira ati tumiza imiryango yose, abantu bose baze ko mu mwanya ngomba kumusezeraho. Barakorana, bahageze yararwaye nyine wo arembye, arabwira ati muhumure igihe nticyari cyagera, ntabwo ndapfa kuko bariya bivuga ntabwo ari bo mana. No kuvuga ngo ni byiza kumvira abaganga inama batugiriye, ariko hari inkuru ziteye ubwoba urabwira uti simwe Imana, Imana yanjye niyo ibizi, niyo uzi uko bizagenda. Ubwo rero Pierina niko byagenze, amabonekerwa muri iryo joro n'uriya Mariya w'umusaraba utatse indabo, utatse amaroza, aramubwira rero ati wowe nugira ubwoba rwose Imana izagukiza, Imana izagukiza. Bukeye Pierina abyuka ari muzima ameze neza, abaganga bose baratangara, ariko babona nyine indwara nyine ntigihari nyine. Noneho icyakora nyuma yagiye agira simutina bakene yagira ukuntu arwara agakira ku buryo bw'amayobera, nuko aza gusubira rero kugumya gukora akazi ke nyine hariya nk'umufasha w'abaganga muri icyo cyaka 1946. ubwo intambara ya kabiri y'isi yose imaze kurangira, ariko mu kwezi kwa 12 kwa 11 k'uwo mwaka aza kurwara indwara zo mu nda ku buryo buremereye cyane. Baza kumubwira rwose ko n'ubundi iyo ndwara ishobora kumuhitana, ko nabwo izamuhitana. Ni muri icyo gihe rero ubwo yarwaye gutyo ku buryo buremereye, Bikira Mariya yamubonekeye mu ijoro ryo kuri 23/24 z'ukwa 11 nyine 1946. Ariko se wabanje kuza, yabanje kongera kubonekerwa na wa wundi washinze wa muryango wari abikira nyine, abikira abaja b'urukundo, abaja b'urukundo. Ubwo yari yarapfuye, nibyo nyirago wenda ntari navuze, uwo wamubonekeraga yari yarapfuye kera. Noneho wamubonekeye rero naho ngo aramubwira ati reba hariya mu nguni. Noneho areba mu nguni y'icyumba yari arimo, wagiye kubona abona umugore mwiza cyane ubengerana, wambaye imyenda ijya gusa na violet, noneho atwikiriye nyine ivara y'umweru. Igihe yari ashyize ibiganza ku mutima ku buryo bumeze butya, noneho ngo aza gufungura ibiganza ku mutima we, Pierretta abona uwo mutima ushinzemo inkota 3 ahagana nyine mu gituza. Noneho uriya Mariya w'umusaraba utatse indabo wamubonekera agahita amubwira ati ni Bikira Mariya. Urumva Pierretta nyine ahita yumva bidasanzwe, ariko noneho uwo mubonekera aramubwira ati ndagusaba kugira ikintu cyo kwitanga, kubera ibintu 3 bikomeye. Usabire abihaye Imana batuzuza ubutumwa bahamagariwe, usabire abafite ibyaha bigana mu rupfu, usabire cyane cyane n'abasaserdoti basuzuguza ubutumwa bashinzwe. Iyo ngingo nyine hari ukuntu zitureba. Ni iya mbere gusabira abihaye Imana babaho nabi umuhamagaro wabo, ngo kitrahisi bagambanira, bavangavanga umuhamagaro wabo, gusabira abantu bari mu byaha biremereye biganisha mu rupfu, no gusabira abasaserdoti bavangavanga mu butumwa bwabo bahamagariwe. Aramubwira ati ndasaba ko muzajya musenga musaba kugira ngo abasaserdoti bitagatifuze,
ati kuko abasaseridoti nibaba batagatifu na roho bashinzwe zizitagatifuza. Aya magambo yabwiye Pierina ntabwo ari ubwa mbere tuyumvise, kuko twumvise ko nyine burya iyo umusaseridoti umwe aguye, shitani ibuza akaruru aho mu muriro utazima, yishimiye ko niyo kiliziya yose igiye nyine guhirima. Iyo ari umwepiskopi wuguye nyine, shitani iravuga uti yo uwasimbuye intumwa we abaye wanjye, hari ibintu biratunganye. Birumvikana rero nyine ko impamvu ni bavuga ngo ni skandale, kugusha abanyantege nke, ariko n'abandi bakaboneraho nyine na Sekibi igahita yuriraho ivuga uti ntimubona. Aya magambo rero yabwiye Pierina ibonekerwa rya mbere rya Bikira Mariya, amubwira ngo ndagusaba rwose ngo ukore ibitambo bikomeye musabira abasaseridoti kwitagatifuza, ati kuko babaye abatagatifu abo bashinzwe nabo bakwitagatifuza. Nyuma rero Bikira Mariya aza kumubwira ati ndashaka ko hano bazajya bamwibuka cyangwa bampimbaza ku izina rya Rosa Mystica. Nagiye kuvuga ngo iroza y'amayobera, Rosa Mystica, akaba ari kwe nahimbazwa hariya i Montechiari, aho ngaho yigaragaje rwose yiyereka Pierina nk'uko maze kubibabwira. Yaje kongera kumwerekera ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 1947. None icyo gihe aza afite amaroza atatu, niyo dukunze kuba yavuze Rosa Mystica. Akenshi dukunda kubona Bikira Mariya ugaragara afite ayo maroza atatu ku ruhande rw'umutima, rimwe ry'ibara ry'umweru, irindi ry'ibara rya roza nyine, irindi ari ibara ry'umuhondo. Aramusobanurira. Ibara ry'umweru risobanura gusenga, kuko gusenga ryo bikingura ijuru, gusenga dushishikaye burya ngo bikingura ijuru. Ibara rya kabiri ry'iroza risobanura guhongerera ibyaha, reparation, gusana imitima y'abantu, guhongerera ibibi abantu bagiye bakora bacumurira Imana. Ibara rya gatatu risobanura roho y'ubwitange, roho yo kwigomwa, roho yo kwigora. Ni ukuvuga rero iriya bara nyine ry'umuhondo risobanura ikintu cyo esprit de sacrifice, iyo roho yo kuba ushobora rwose kwitangira abandi, kwirekura ariko ukarushaho no kumvira Imana. Yaje kumubonekera n'ubundi cya 13 z'ukwezi kwa karindwi 1947. Noneho nibwo yamubwiye iwayo, aramubwira ati ndi nyina wa Yezu Kristo, nkaba n'umubyeyi wanyu mwese. Ndi nyina wa Yezu Kristo, nkaba n'umubyeyi wanyu mwese. Ati ndagusaba rero ugende ugiye kwamamaza gukunda ubuyoboke bw'uwo mubyeyi ukwiyeretse, cyane cyane mu miryango y'abihaye Imana no mu basaseridoti. Wavuga ngo Bikira Mariya wabonekeye Montechiari, mu by'ukuri gahunda yari imwe, kwihata cyane cyane abihaye Imana no kwihata abasaseridoti, kuko abo ngabo nyine iyo batari mu muhamagaro wabo uko bigomba, ibikurikira nyine turabizi, ni uko bashobora kugusha n'abandi benshi. Ati rero nsezeranije abantu bose bazankunda bakanyubaha, noneho bakarushaho kuvuga ishapure, ko nzatera mu mutima wawe icyifuzo gikomeye cyo kwitagatifuza. Ati ikindi mbasaba, buri 13 za buri kwezi ujye umunsi wo gusenga wanyeguriwe. Ibi ntabwo ari bishya, turaza kubibona. Ubuyobokerwa ry'i Montechiari rijya guhura rwose n'iry'ifatima, rikomeza iry'ifatima 13 za buri kwezi, byaba amasengesho yahariwe Bikira Mariya. Ati ibyo nibishoboka nibwo nzagusha muri iyi si
ingabire zikomeye cyane z'abiyegurira Imana. Nibyo koko ujya muri paruwasi aho bisunga Bikira Mariya, ntugire ikibazo, umuhamagaro iravuka, umuhamagaro iravuka, vocation iravuka, kubera ko Bikira Mariya ari umwamikazi wa cyane cyane w'abiyegurira Imana w'abasaseridoti. Muri uwo mwaka nanone nibwo Bikira Mariya yaje kubabwira ati rero mu minsi ya vuba, ku itariki ya 7 z'ukwa 12 muri uyu mwaka, nzakwiyereka muri katedrali y'i Montichiari. Urumva rero amaze kumubwira ko noneho bizaba ku mugaragaro, bivuze abantu bose bumva, ubwo ari abantu bose barahurura. Ubwo rero Bikira Mariya nyine aza kumubonekera rwose icyo gihe, nubwo amubonekera ari kumwe n'utwana tubiri, yambaye igishura cyera kirekire, ari kumwe n'utwana tubiri, agahungu n'agakobwa. Nicyo bitangiye kwibutsa. Nabo bari bambaye ibyera, abo bana babiri, agahungu n'agakobwa. Aramubwira rero ati nzaguhishura umutima wanjye, kandi nsabe ko hano bawubaha cyane. I Fatima nabuze ubuyoboke ku mutima wanjye, ahangaha naho ndifuza ko bazanyubaha nka Rosa Mystica, baha agaciro cyane cyane umutima wanjye. Pierina rero aramubaza ati none se abo bana ni bande bagukikije? Aramusubiza ati ni Jacinta na Francisco. Turabyibuka ko ari barya abana b'i Fatima bapfuye bakiri bato. Ni Jacinta na Francisco. Aramubwira ati nubwo bwose bapfuye bakiri bato, ariko bakiye mu bintu bikomeye, nawe bazagufasha mu byo ugiye kunyuramo. Byaje rero kwigaragaza. Icyo ngusaba ni kimwe, ni uko urushaho kugira akantu ko kwiyoroshya, kandi ukarushaho kugira ubumuntu muri wowe, nk'uko nyine aba bana bameze. Ubwo rero nyine bukeye bwaho Bikira Mariya nyine aza kwigaragaza. Rero yamubwiye ko azigaragaza, amusobanurira iby'umutima we, yahagaza ku madarajya, noneho ngo umutwe we nyine uriho urugori rw'amaroza amanuka, umubiri wose wuzuye nk'amaroza y'umweru, harimo n'ay'umutuku n'afite ibara nk'irya zahabu. Noneho agenda amanuka abwira ati njyewe ndi utasamanywe icyaha. Uko agenda amanuka aragenda ababwira ati ndifuza ko ahangaha ku itariki ya 8 ya buri mwaka hazajya haba isengesho ryo kunyibuka, kuko uzabikora nzamuha ingabire zidasanzwe. Birumvikana no kuri icyo gihe se amubwira ati ubwo butumwa guhaye ugomba kwihutira kubugeza kuri Papa iyo wa 12 yene wari Papa. Ati kandi umubwire ko nifuza rwose ko ubuyoboke bwa Rosa Mystica buzakwira isi yose. Ubwo rero nyine Bikira Mariya ntibweretse Pierina umutima we, bagomba kumwereka. Aramubwira ati dore umutima wawe ndi wakunze abantu cyane, ariko akenshi ugakoramo imibabaro gusa. Ati iyo abeza n'ababi, ati igihe abeza n'ababi bazahuriza hamwe mu isengesho, bazabona ingabire ikomoka ku mutima w'umwana wanjye Yezu Kristo y'impuhwe n'amahoro. Icyo gihe n'ubu turacyagitegereje ngo ubwabo bazahinduka bagasengana n'abeza bose bafite igitekerezo kimwe, bafite umutima umwe, bamwe muri Kiliziya mu ntangiriro, ngo icyo gihe rwose ingabire z'umwana we zizigusha kuri bose, cyane cyane ingabire y'impuhwe n'ingabire y'amahoro. Uwo munsi rero, kuri iryo bonekerwa ry'uwo munsi, nibwo Bikira Mariya yakoze ibitangaza bitatu. Ubwo turi itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11/1947, ubwo nyine agaragara. Noneho tubirimo akoze ibitangaza bitatu bikomeye. Akiza umwana w'imyaka 5 urwaye poliomelite, ingingo zarafatanye. Noneho bose bavuga bati ntashobora kugenda. Uwo munsi ahita kiratangira kugenda. Undi wakize n'urwaye igituntu cy'ikimerano, tuberculose,
umukobwa w'imyaka 26 ngira ngo ubu nawe ahita akira. Ikindi gitangaza ni uko hari umuntu bafite indwara yo mu mutwe bose barashyizeho agasarotore byarangiye arakira rwose, abo umuntu muzima ndetse ahubwo atangira gusingiza Imana ye. Nyamara rero ibyo byose byamaze kuba bibaye no muri diyosezi, byateje abantu benshi abaza gusenga, abagira bate, abafite amatsiko, abagira bate. Umwepiskopi waho rero ikintu yakoze kidasanzwe, yitwaga Jacinto Tredici. Jacinto Tredici wari umwepiskopi wa diyosezi ya Brescia muri za 40 na kangahe. Ikintu yakoze ni ugutegeka Pierretta ko atagomba kongera kujya ahagaragara, noneho amwohereza kujya kuba mu cyo cya bikira, ngo kugira ngo bige ibyo byamubonekerwa niba uko bifite ishingiro. Iryo hungishwa rero niko umuntu yabyita, ryamaze imyaka 19. Muri icyo gihe Pierretta yumviye umwepiskopi kugeza ku ndunduro. Kimwe mu bigaragaza ko amabonekerwa aba ari ukuri cyangwa se ibivugwa n'abantu bari ukuri, ni ukumvira abayobozi ba kiliziya. Kawe nubwo baguteka ibintu ubona bitoroshye, uyu mwana yumviye Musenyeri Tredici aravuga ati jyewe ibyo nako yari umukobwa ukuze ko cyane, jyewe ibyo rwose ndabyumvira. Aragenda, ibyari kureba gusa n'ibyo bavuga ari ukuri biragenda biza kumara imyaka 19. Ubu ngubwo ariko ntibyabujije ko abantu bagumye gukora urugendo rutagatifu aho ngaho. Abasaseridoti bagumya kujya babafasha kuhajya, kuhasengera, kugira gute. Noneho hatangira rero kuzanye n'ikintu cy'ubuyoboke, havuka gukunda ishapure, abahinduka barahinduka, abantu benshi barakira, havuka vokasiyo nyinshi, imihamagaro myinshi. Noneho aho hose nyine hariya Rosa Mystica nyine yabonekeye, ubu hubatse bazilike nini cyane, abantu benshi bakunze kujyamo gusengerayo bagiye kureba ibyo bitangaza byahakorewe. Ko ntibirarangira kuko no gukena iyo cyangwa 1936 Pierina baje kumurekura. Bamaze kumurekura ajya kunywera amazi ahantu hari ubuvumo bwa Fontanelle. Ahangaha ho rwose iyo hagiye kuri Fontanelle hariya nyine hari amazi. Nibwo Pierretta ngo yarahagiye Bikira Mariya arongera amubonekera, aramubwira ati umuhungu wanjye Rukundo rusa aranyohereje kugira ngo iyi soko izandike isoko y'ibitangaza, rero ikimenyetso cyo kwihana no guhinduka kw'abantu. Abarwayi bose bajye baza basabe imbabazi, umwana wanjye azabakirisha urukundo rwe. Yongera kuri rya nshinga buri 13 ukwezi wa gatanu by'umwihariko, ati iyi soko izaba umukiro w'abantu bose. Tugarutse ku buhe munsi? 13 z'ukwa gatanu, hahari ibonekerwa ry'Ifatima ryatangiriye. Nongere mbibutse ko nyine ibonekerwa ry'Ifatima hari amabonekerwa menshi yagiye asa nk'acamikira ku ry'Ifatima, ibonekerwa rikomeye cyane ahari nzagaruka. Ubwo rero Musenyeri w'Ibresha bamubwiye ko Pierretta yongeye kubonekerwa, aravuga ati kubona ibintu byari byarangiye byongeye kuvuka biti. Ariko noneho nawe agiyeyo nyine abona nta cyabihinduraho, amusaba gusanga gucicika ntazongere kugira ikintu na kimwe ashobora kubwira abantu ngo yagenda wenyine. Icyakora icyo gihe birumvikana hamaze kuvuka nyine ingoro ya Bikira Mariya, abantu batangira kuza kuhasengera ari benshi, ku buryo ntacyo yashobora gusubiza inyuma. Ahubwo yemeza ko ubutumwa bwa Bikira Mariya yatangiye hariya hantu bushobora no gukwira ahantu hose bukajya buvugwa. Urugero rwo wafashe ubwo butumwa akabugira ubwe ni umusenyeri w'Umushinwa watotejwe imyaka myinshi ari mu buroko. Ubwo butumwa ariko aribwo imyaka 18 ahari afunzwe akora imirimo
y'ibifungo nyine ngo nsimburamubiri ariko byari biteye ubwoba travaux forcés. Nyuma rero bamaze kumurekura avuga ko agomba kubaka ingoro ya Rosa Mystica mu Bushinwa mu mujyi wa Fujian kugira ngo ashimire Imana ko yakijijwe n'ubutumwa bwakomotse hariya i Montichiari. Ubwo rero byaje gukurikirana leta amaze kwitaba Imana muri 2011, urumva ntabwo ari kera n'ejo bundi mu bihe byacu. Ubutumwa bwe bwigwa muri diyoseze, ubwo barabwiza babona bufite ireme. Ubwo butumwa buza kwigwa buri kwigwa muri congregation ishinzwe ukwemera muri kiliziya y'isi yose. Ubwo butumwa rero kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2016 baba abaganga baba abateolojiye baba abakene bake bari babishinzwe bavuga ko ari ubutumwa bwiza, kandi bakerekana ko Pierrette n'uwo bwose yagiye arwaragurika ko nyamara nta cyerekana ko yafite ikibazo mu mutwe. Guhera mu 2018 rero ngira ngo niho ubwo butumwa bwo n'ubundi bacyari kwenda babwiga, ariko bahisemo guhagarara ku bwabaye hagati y'1947 n'1960 bakuyemo biriya byiriya soko. Nukumva byaje nyuma baravuga ati iby'isoko tube tubyihoreye, nubwo abantu bajyaho bagakira, ariko turebe gusa ubutumwa uko bwatangiye n'icyo bwatanze. Murumva rero bavandimwe ko ibonekerwa rya Rosa Mystica hari ukuntu ritureba cyane cyane muri iyi si, aho nyine dukeneye abihaye Imana b'abatagatifu, abasaserdoti b'abatagatifu, kugira ngo inyigisho zabo n'ubuyoboke bwabo nabo bitagatifuze abo bashinzwe. Inyigisho kandi zirakenewe cyane mu gihe abantu benshi bumva ko ibintu cyo kwigomwa, gusiba kurya, kwihana bakumva ari ibintu byahise, nyamara bikatubyara nyine ibibazo tubona by'uko muri kiliziya hazamo ikintu kimeze nko kujenja ku tuntu twose, ukabona nta ukwemera kutari gufatika. Ikindi rero navuga ni uru rukundo rw'uyu mubyeyi uhora aza kwiyereka abantu be, akabakomeza akabashishikaza kugira ngo dukomere ku butumwa bw'umwana we. Nta gishya kindi atubwira uretse kutubwira ngo icyo abasaba gukora aba ari cyo mukora, kandi icyo dusaba gukora tugikura hehe? Mu ijambo ry'Imana, mu ijambo rya Kristo. Ku bakunda Rosa Mystica rero n'abatari bamuzi bose ndabifuriza kugira ibihe byiza byo kongera kwiyibutsa, ariko no kumva ko Bikira Mariya nyine w'amayobera, ubuzima bwe nabwo ni amayobera. Ibere riruta gusama uri isugi, ukabyara ukaguma kuba isugi, nyuma ukaguma kuba isugi, ibere rityo ngiryo ni ibihe. Ikindi rero ibere riruta kuba yashoboye gutwaza umwana w'umusaraba, n'uyu munsi akaba adufasha gutwara iyacu. Ukunda Bikira Mariya ahora mu birori, kuko aba azi ko imitwaro ye yose umubyeyi ayimutwaje. Natuvuganire rero ku mwana we kugira ngo aduhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.